wabwira ngo noneho wica umuntu ubu mu boss ntango wabikora akomani ni inzoga cyangwa ni rya tabi ryawe riri kukongoza ariko uzikuri inyamaswa ngo kwica umuntu uri inyamaswa mbi uwo mvuga ni Kristo Yesu Yesu Kristo wo nguvuze igihe nababariye yarari Yesu Kristo ubu Joseph agarutse koko agasanga wicaranye cya mitsingi cya masaha ubu namukizwa n'iki koko cyazumva nkubwire ukwiye kuva mu bintu urimo gasenga kwiyo niba utsana Imana yagukuye warabaye umusazi wirirwa umoka nk'imbwa ariko ye nkunda ko mumenye iby'abandi Mama tata karame pasteur usezera ngo aragiye ngejeje ku irembo s'ubundi ubu umuntu araherekeza akagenda akabaye ibintu ngewe simbikunda umenye uko nteye nuko mbayeho nuko nakuze ibintu simbikunda urana baraguswerega aravuze ngo agiye gutaha ngo ni nkubwire kutatangwe ngo ngwerekeze Ubuhenebere karundura mana dutabare Alleluia amen amen Alleluia amen amen Alleluia amen Alleluia amen amen Alleluia amen bufresco na yitwa wagiye kumbura cyara genda mu kanya kwa gatatu tutangira amasengesho saa 10 impamvu nyiri hano nyine ndacyafite umwanya hano mu rugo cyafite umwanya mu rugo nawe gusenga kwawe kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12 ni amasengesho gusa mbona ukabya pe uzi ko nsekeje uziko neza nawe umaze kwa nkamwe ni nyoko amaze kwanuza imico ye byararangiye neza pe none se reka maze depo kurya ku wa mbere kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru cyangwa ugakara imisi yose kucyo bikora nyine kari ukurya utariye wapfa kandi utanakarabye wanukira abantu usubije neza rero aho ngaho natwe abakristo cyangwa undi muntu utari umukristo agomba gusenga cyane akiyeza agakaraba ibyaha bye kugira ngo nyine turi hafi y'Imana uze ko tudasenga ntidukabye abantu tutabayeho aho Debora rwose nose Debora we kurya buri munsi ngite gukabya ubuzima butarimo gusenga cyangwa butarimo gusenga cyane nta buzima burimo ndabizi sinagutsinda nagutsinda rwose ko mugerekanye no gusenga gusa njye biriya bintu byawe byo kwiriza ndabyanga Mana ndabyanga uzi ko hari igihe unanuka ukamera nk'agato ukagira ngo ntagurya ako Debora rwose none se Debora kumwibariza nibwire warahenebereye neza ugeze no yibagirwa akamaro ko kwiriza no gusenga aha ndabizi sinagutsinda ahubwo siko mbona uri kwica inzara ntubwo nturi bwisesereze nari ndimo naca inzara kugira ngo nyine ngi muteraniro mu kanya kanza n'urwembe ngushire neza sunirwe kwindurara kanze ngende murobeshe maze ndebe mbona yamushyise none wese uvana muri douche bagomba kwishyira freshere kwishyiraho freshere urwembe rugiye kuzana se bari urwembe ntabwo ndubunya wo kuza nagufashe nkoresheje kupunga neza utari nema kumamagariza pasiteri
Alo pastor. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Ndi mu rugo. Hoya nta kibazo ndabona n'imodoka yari madame atayijyanye nyuma y'iminota 15 naba nkugezeho. Aya masaha namutaje abirimo ndaba nkugeze iminota 15. Sawa sawa. Ebo. Pastor arampamagaye rero mu minota 15 tugora ku rusengero nicyo dukora ngo uzaba bikomeza wihangane. Shit. None ukuntu ahise ncika. Ako Suzana azi amahirwe afite kuba afite uriya mugabo mwiza akorera. Ariko agenge bizarangira abaye wanjye mutsindeto. Uri umuti wamenye koko. Gute? Cyokora urashekeje cyane nini. Ese none mama datagira ngo ndabeshya. Nukuri niyo yabikoze. Imana niyo yabikoze pe. Reba gutya ku Satani yagize gutya akagutwarira umwana. Imana yo kabyara yo gaheka. Ikagufata ikakwihanganisha ikagukomeza ikakurinda gusara ikakurinda kwiyahura. Mu gihe kinini nago wari umaze ubuza umugabo wawe. Imana ikagira gutya ikabiguhaye undi mugabo. Akaguhoza di utanditse kane. Mama ugeze gutya mama ubyaye igikobwa cyiza cyitwa mukita teta. Uko mama kini cyateta ho kazara ushaka ko mana ni cyiza. Umva Imana niyo gushimwa pe nukuri. Ariko rero Suza ibyo uvuze ni ukuri. Imana yakoze ibikomeye Cyane ubuzima nukuri. bwacu. Ari mu ruhande rwanjye, ari mu ruhande rwa Sheri, nta kintu dushinja Imana. Aya nukuri. Ariko Suza ntabwo ari twebwe twenyine. Wowe se suko ubona umugabo Imana yaguhaye uriye musore ungana kuriya, ahubwo mbwira urugo rushyashya amaraso mashya bimeze bite? Ese we ntubireba. Ubu rero hano ndeba mu mateta nuzuye amashimwe. Urumva? Nuzuye amashimwe pe nta kimana itankoreye. Reba ukuntu Imana yangiriye neza nk'abankiza uburozi bw'uriya mupfumu. Wabonye ukuntu nari meze mba ndabukize. Kandi Imana irongera reba ukuntu mama wanjye bari baramufunze azira gukubita umuntu agakuramo inda. Ngize Imana mbona baramufunguye. Imana igira gutya irimaye urugo rwiza. Imana umugabo nkunda wa unetesha. Imana umugabo unetesha nyuma y'agahinda nari naratewe na Pierre. Ubu se ko hari icyo nayishinja nta kitankoreye n'ukuri. Okay, nizere yuko noneho ubu wafatanye na Kristo bitari bya bindi byawe bya kera byo kwirirwa guca hirya no hino ucenga nizere ko burimo neza mu gakiza kabisa. Sha ubu naramaramaje pe. Ngenda mvuga hose by'Imana yankoreye. Wow. Ariko sha hari kimwe nibuka nkumva umutima wanjye ushengura. Nkumva ndashengurwa numva. Ikintu wibuka umutima ugashenguka n'iki Suza? Gaho kandi. Mba narabigize ibanga. Ariko iyo ndebye ukuntu nkomeje kubura urubyaro. Iyo mbonye ukuntu nkomeje kubura urubyaro. Sha umutima uranshengura nkumva nicuza icyatumye mbikora. Ariko se ibyo bintu utambwira ni ibiki? Umutima uragushengura ngo kubura urubyaro? Inkweto yanjye mukanga ajya gusenga. Ukoma ni ibigenzo. Nigeze gabarezi bankurikiye Imana. Kumese uko amasigamana. Ntabwo bintu byawe se. Giye nagiye nicara ku butike. Urumva? Umuntu wese aza guhaha mureba. Ndabakontorora abantu bose bari kugenda bahaha. Ako se wakintuwe ninde wagushinze akazi ko kugira abantu bose baza guhaha kandi rwasanga ari gucunga abahaha neza kugira ngo uze kujya kubasaba ibiryo saa sita. Mva kandi. Wereka nkubwire ko rubigenza. Ese unari kongera nkaburara? Ngerere kongera nkaburara? Barasaze. Nagenda ndacunga haba haje umuntu agura imigati, haba haje akana kagura amandazi.
uzi ibintu mbese nkora Mbese ndwaye se mbese ngacapura ndakandagira mbonye ukuntu nje niruka mu izina rya Yesu. No mani barakurasa ugezaho gucapura abana amandazi koko. Mani ugeze haba ako se mani ko numvishe ngo ugeze gukora akazi ko mu rugo sibyo wakongeye ugaho ukajya gushakisha akazi ko mu rugo bataraguca umugongo. akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo narakabonye uzaba sinari mfite bari bameze nkawe kuri wigira umurokore ariko bari bakurenzeho bararogaga barabagome bararwanaga bakubise umuntu ngo kuki hano nakoraga Singira barakora bagenda bibombaritse nka kuri kwawe uba pasiteri we nese mani kuba warabanye n'abantu babi nibyo byatuma wigira ibandi ibyo ukabigendera ntuzambwira ibyo barakora mwana narabihaze ibyo barakora ntuzabimbwire mwana igenda narabihaze igenda narakaye ibyo barakora ntuzabimbwire urumva gusa ibyo barakora bimbwira mwana mani nyamara nkugiriye inama mwana wa mama inama zihe mwana mana y'isi ahubwo mbwira ngo usigire nawe akangaka kamwe ako mana yanjye none se warishe wakuyemo inda waribye ikintu wibuka umutima ugashenguka ni iki kikukosuza mva ntago ari ibyo ngibyo pe ariko gusa nyine bisa nkabyo ariko pe sinzi aho nabihera ni ukuri hoya ni ukuri mbwira ariko se Suza wabura aho ubihera ugira ngo ibintu Imana yakoze kuri we si ibikomeye yarabikoze kuba yaragukijije bya bisazi ariko ukuntu wari umeze urakuzi cyo mbwira nta kibazo urumva nyine yarankiri umwana muto nyine utangiye kuba umwangavu nigaga mu 5 primaire yego icyo gihe nari mfite imyaka 12 hari umugabo umwe wo muri famille wamfashe ku ngufu iwacu barabihisha cyane kubera ko yari data wacu ngo bitamenyekana bikaba igisebo mu muryango yo pole mama impore mama warakomeretse disi humura ariko mama humura ubwo nyine bakomeje kubihishira bankikajya bankingiranira mu nzu ngo atazagira umuntu ubimenya kugeza mbyaye ubuzima bwanjye bwose bwari bwo kuba mu nzu ku buryo bampaga akadobo nk'akanyaramo nakitumamo niberaga mu nzu ntabwo nigiraga nsohoka ibyo bintu ni ibiki yego ko kirisitu wabambwe hanyuma se Suza ubu ngubu ufite umwana hanyuma amaherezo zose yaje kumera ati byagenze gute umwana yagiye he ko ngewe namye nkubona uko ngoko nta mwana we nigeze mbona ubwo nyine maze kubyara iwacu bakomeje kubihisha cyane ngo atagira umuntu ubimenya nanjye nareba ko kandi nkumva sinshaka kukareba ubwo rero mama wanjye nibwo yagafashe nyine umukecuru wa wundi mama wanjye turagafata turakajyana tujya kugatahana umwishyura kirisitu we ariko ni ukuri mana ya Isaka mana ya Yakobo ukuri nsabira Imana imbabazi nzabona akana kanjye Ubuhenebere karundura